abantu bajya kwakira abashyitsi bashizeho udukirida kuri tu fromage n'utusosiso tuto bakashiraho kirida ka fromage kamwe kirida 6 ka sosiso kamwe kirida 5 ibyo urugo nabari competition hoya. Our home is not a competition. Urugo ni inshingano zacu nitwe tugomba kuricaramo tukarubaka neza kandi tukaruha ishusho ikwiriye mbere y'Imana. Igihe cyose utafite umwanya n'Imana ibindi bizakuha umwanya kandi igihe ibindi byaguhaye umwanya wabyo bizakujyana habi. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. The heart of her husband safely trusts her. Kandi nazabura kunguka. Ahora amugirira neza. She does him good and not evil. Nakwamugirira nabi igihe cyose akiriho. All the days of her life. Ngo ahora amugirira neza nakwamugirira nabi. She does him good and not evil. Urebe nawe mu mutima wawe uhora ugirira mugabo wawe neza. Amen, amen. Amen. Let's give a round of applause to God. Kindly hug 4 of your neighbors or 3. And hug them as you're smiling. You don't have to be furious. Hallelujah. Hallelujah. Gerageza uhobera abantu arabatashaka no kuhobera pe sinzi cyabaye n'imvura nibiki. Try to hug as many people as possible. Amen, amen, amen. Amen. Mureke turangize kuhoberana tukomere Imana cyamashi menshi. And now let's give a round of applause to God. He's a good God. Turabakiriye mwese. Welcome you all. Uyu munsi ndashaka kwitonda cyane mbe mwana mwiza. Today I'm going to try to be attentive. Ngomba kuvuga boro kugira ngo umuvandimwe uri hari ariko hari genze kukusiga na ukihangana ugaceceka sibyo kandi byose ni kubicyubahiro cy'Imana. Amen. Turashimira cyane Pastor Grace Mani umugisha. Amen. Turagukunda cyane. We thank the Lord for our pastor from Urugo Parish. Bose turabashimira murakoze kutuzanira Pastor Grace. Mani umugisha. May God bless you for bringing her. Amen. Turashimira abantu bose ndashimira ba mama Emmanuel turi kumwe nabo mu masengesho. I thank the Lord for Mama Emmanuel that we're together in the prayers. We were deep in prayers. We started our own from 3 p.m. Hallelujah. Uyu munsi ntabwo tuvuga kuri kirida sibyo abantu benshi cyane barikosoye ku kibazo cya kirida ndumva kirida zo nako tuzivuga uyu munsi. Abazi kirida cyumweru mwaka ushize twavuganye ku kibazo cya kirida abantu bajya kwakira abashyitsi bashizeho udukirida kuri tu fromage n'utusosiso tuto bakashiraho kirida ka fromage kamwe kirida 6 ka sosiso kamwe kirida 5 ibyo bintu twarabivuyeho pe. Last year we talked about ubu turakijijwe tureba mama beza. Now we have been saved, we are good mothers, we know how to cook very well. We don't use toothpicks. Zirahari ariko nako ziri kuri sosiso na fromage oya. We don't sell people sausage. Hari ukagari keza nabari murenge tuteka na kagari keza nyine karaho kasa neza. Now we know how to prepare good food to our visitors. Amen. Amen. Se kagari se gatoe keza. Turashima Imana kuba uyu mwanya mwiza. We thank God for this good moment. Kandi turashima Imana ko yaturinze twese. And we thank God for protecting us. Imvura yaguye ariko tuba twari. The rain, but turashimira n'abashumba Imana ibahe umugisha. We thank also the pastors. Murakoze pe kutushigikira. Thank you so much for supporting us. Abapapa bose bari hano. And also would like to thank each and every father who beza are here. It did good to be here. Tufite abapapa beza. We have good fathers. Kandi baje kushigikira abadamu beza. And they have come to n'abasore support us. Imana ibahe umugisha. Also would like to thank our young turashimira cyane abakobwa beza bari hano. We thank our daughters, Imana ibahe umugisha beautiful kuko ni mwebe ba mama bejo. because you are the future mothers ubu twebe of barimo tomorrow. baradusunika buhoro buhoro turi kuva kuri ta Now we ariko are ni mwebe being muzaba pushed ba mama away, bakomeye muri uru but you are the one rusengero. who are raising up. Turabashimira cyane. We thank Dushimiye you. abacuranzi, dushimiye for the abakameramere.
for the dushimiye Shekinah. abantu bose. We thank each and every one. Ndashima Imana cyane kuba umugore. I thank God that I'm a woman. Abagore n'abana beza cyane. Women are beautiful people. Turashimira cyane kuba abagore, hari bagore baba mama bari mu rugo bonyine, nibo ba mama nibo ba papa, nabo turabashimira. We thank God for the single mothers. Kandi bakarera n'abana neza. And they are raising their children in the proper way. Bakavuga ngo n'umwana w'umugore ariko ahagaze neza. They say that with the children that we have are Turashima for the wives, but they are well raised. Turabita ngo ni ba mama Emmanuel ariko ni bafakazi ariko babaho biyubashe bameze neza. We also thank God for the widows who are living well. We thank you. Kenshi nkunda kubabwira igihe mufakazi atifashe neza niyo usanga mu rugo yabyaye East Africa yose, afitemo Barundi, afitemo Banyarwanda, afitemo Bakongomani, bose igihe atifashe neza. We say that if a widow is not well behaved, that's when you get to see children with multiple nationalities. But when a widow is well kept, kenshi nkunda kubita ba mademoiselle. But plenty people like to call them young bose twabashize ku soko. Ubonye mugabo mwiza amuzane, bapasita barahari kandi bazakora bukwe bwiza. And you can also get married. Hallelujah. Na mufakazi ugomba kufafana gucyo. Niba wumva ko nakubigende neza, ngwino shaka mutipe mwiza umuzane tumukorere bukwe bwiza. If you are a widow, it's okay for you to remarry. Bashangazi turahari tuzakushigikira. The aunties are here to support you. Turashimira n'abandi ba mama bese. Also would like to thank other beautiful mothers who are in the families. Bakihangana. They are patient. Bakatera amapasi neza. They know how bakateka neza. Bakakira abagabo neza. They know how to accommodate their husbands. Nibagiwe ko ari interprete basi tugende. Bakafata abana neza. They know how to raise their children. Bakakira abagabo babo neza. They know how to accommodate their husbands. Buzuye Mwuka Wera. While they are filled with the Holy Spirit. Also want to thank you. Hallelujah. Kuko murimo twese tukora turawukora nako turi mipiganwa ariko turakora kubucyubahiro cy'Imana. We are not in the competition, but we do this for the glory of the Lord. Urugo nabari competition hoya. Our home is not a competition. Urugo ni inshingano zacu, nitwe tugomba kuricaramo tukarubaka neza kandi tukaruha ishusho ikwiriye mbere y'Imana. But the home that we have is our responsibility. We have to keep it well. Turavuga ku umugore ubaha reka tubirebe neza uko twabyanditse. Tumaze gushimira abagore bose. Umubyeyi wuzuye Mwuka Wera azakiza ubugingo bwe nabe. A mother who is filled with the Holy Spirit is going to save his life and the life of his family. A mother who is filled with the Holy Spirit is going to save the family. In the week of Fathers, Evangeliste Theophile yatwigishije twamwigiyeho ibintu byinshi cyane, yavuze mu buryo bwose avugana n'imbaraga ze zose. In the last week, Evangelist Theophile spoke with all his power. Yerese agaciro k'umugabo, kuntu umugabo agomba guhinga kandi akarinda. He highlighted the role of a man, of how he has to dig and protect. Natwe turavuga ku mubyeyi mwiza wuzuye Mwuka Wera icyo agomba gukora mu rugo rwe. Now we are going to talk about uko agomba kurinda abantu bo mu rugo and how she has to keep well the people of her family. Umugore mwiza, a good woman, umugore w'umunyabwenge, a good woman with wisdom, who respects the Lord, how she has to stand in her home. Hari ibyanditswe twari twashizeho, hari ibyanditswe bibiri tugenderaho, ariko turagenda tuvangamo n'ibindi kugira ngo tumvikane neza. But we'll be mixing with others. Samuel wa mbere igice cya mbere, is 1 Samuel chapter 1, 27 up to 28. Akaba na Samuel wa kabiri, Samuel wa mbere naho, and again 1 Samuel 25 18 up to 24. Uyu Samuel wa mbere hano ku murongo wa mbere turabona Ani, kuno Ani yarahagaze asenga, hanyuma amaze kubyara ngo azana umwana mu rusengero, akavuga ngo uwo mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo nasabye. Uriya ni Ana. In the book of 1 Samuel, we see Hannah and how she presented the child to the Lord. In verse 27, turabona kuri Abigail.
we get to see the story of uyu Abigail. Abigail umwaka ushize twamwizeho cyane, We learned more about Abigail last year. We spoke more about ukuntu her. yumviye umukozi wiwe, umukozi wa Abigail niwe wamubiye. Twabonye imbaraga za Abigail kuko yari mugore ukomeye, yumvaga abantu bose mu rugo kuko waje kumubira amakuru ko umuryango we baje kuwurimbura, ni umukozi wo mu rugo. We saw how Abigail was very respectful, and she even heard the stories from her servants. Na nicyo cyatumye Abigail arahaguruka n'ibye byose aragenda ajya kukiza umuryango wiwe. She heard how her family was about to perish. Uyu munsi turashaka kwiga ku kintu kugira ngo umubyeyi uzuye Mwuka Wera agomba kukiza abantu bo mu rugo rwe. Icyambere tushaka kubona uyu munsi ni ukumarana umwanya wawe n'Imana yawe. Nicyo cyakufasha kugira ngo ugire icyo ukora mu rugo rwawe. For the first thing that is going to enable you to save your family is to have intimacy with God and to spend time with God. Nagerageje kubikoraho gatoya kubyandika kugira ngo turebe bituye ishusho, ariko bishinda bifite hano ndamvugaho bice kubera umwanya wacu. Ariko icyambere tushaka kubona uyu munsi umwanya wawe n'Imana. Your time with God is the first thing that we're going to umwanya talk wawe about. n'Imana umeze gute? How is your time with God? How Kugira is ngo your moment with ukize abantu God? bo mu rugo rwawe ugomba kugirana kwanza umwanya n'Imana n'ubusabane n'Imana yawe. For you to be able to save your home, you have to have a moment with God. Kuko And nako fellowship with wakuzura Him. Mwuka Wera utafitanye busabane n'Imana. Because you cannot be filled with the Holy Spirit without Nako fellowship wakuzura with the Mwuka Holy Wera Spirit. utafitanye umwanya n'Imana. You can't be filled with the Holy Spirit Utafite igihe cyo without kuvugana fellowshipping n'Imana. with God, without the time to speak to God, Utafite igihe cyo kwitanga mu murimo w'Imana. without devoting yourself in Utafite the work igihe of cyawe God, cy'amasengesho yawe wenyine hamwe n'Imana without yawe. the designated time. Kugira ngo ukize abantu bo mu rugo rwawe, kugira ngo urebe icyo ushobora gukora mu rugo, ugomba kugirana umwanya n'Imana. For you to create the home that you want to see, you have to have time with God, to spend time with God. Hariya muntu nani hari cyanditse twashyize hariya tureba ko Yesu wenyine ari urugero rwacu, nawe yarafite umwanya n'Imana. Yagenda akakora ibitangaza hirya no hino, akakora hehe akagenda hose, ngo nuko museke arabyuka arasohoka ajya mu butayi asengerayo. Uwo ni Yesu. Kugira ngo kore ibitangaza, kugira ngo agire icyo akora byose, icyo yagombaga gukora cyose, yagombaga kubyuka mu gitondo museke akagenda akagumana n'Imana akasenga byose. Donc yatangiranaga n'Imana kugira ngo agire icyo akora. Jesus is our role model, and as we see in the book of Mark chapter 1:35, Jesus had to wake up every morning for him to pray before he performs miracles. Umwanya wawe ukoresha gute? How do you spend your time? Tufite umwanya, amasa tufite ni masa 24. We have 24 hours. Na ufite amasa arengeje y'uwundi We hano. all have equal hours. Na ufite amasa arengeje y'uwundi, twese uko turi hano. Na Yesu nawe muri iki gihe cye yakoraka, nawe yarafite amasa 24. Bajya makaba kabyuka bakakora akagenda hose akakora ibitangaza mwari amasa yose. No kuvuga ko twese uko turi hano na masa y'abazungu na masa nuko dushobora kutandukanya nabo mu masa ya amasa ya saa yacu gucyo, ariko umwanya numwe amasa ni 24 ku 24. We have the same time frame, even if we can have time differences, but the hours that we share are still 24. Even in the times of Jesus also had 24 hours. Yavuze ngo buri kintu cyose gifite umwanya wacu. And that's the reason why we also in the book of Ecclesiastes, it says that each and every time has its own time assigned for it. Ige utafite umwanya n'Imana nta kintu na kimwe ushobora gukora. If you don't have time with God, there is nothing that you're going to Ige do. utafite umwanya n'Imana nta mushobora kugera mu rugo rwawe. If you don't have time with God, there is nothing Kuko that ige you're going utafite to umwanya reach to n'Imana, in your ibindi home. birafata umwanya w'Imana. If you don't give time to God, there are other things that are going to take place of God. Niyo mpamvu ubona kenshi harabari ku kazi, akazi nako ni umwanya wundi uri gutanga hariya.
Yes, that's the reason why you see people are working. That's the time that you're spending hari on bandi that nabo side. bibereye kuri televiziyo nawe n'umwanya utanga hariya. There are also other people who are spending time on their screen. That's the time that they're spending hari there. n'abandi nabo umwanya wabo munini cyane bari mu biganiro gusa. And there are also who are those people who share their time in talks. nabo urabona bari abagore bakabyuka mu gitondo bakaba mu biganiro mu makuru kuri telefone akaba yashize mu pake ngaho yahamagaye Cyangugu ngaho yahamagaye Kitarama ngaho yahamagaye hehe arahamagara akavuga kandi nabo ari umunyamakuru nabo ari yashinze ribe nako ashinze polisi ariko akavuga ukasanga umwanya wose nawe yawumariye mu mwanya wo kuvuga gusa. And there are those women who spend a lot of their time talking to their phone. They are not the journalists, but they spend most of their time on phone. Hari undi nawe amarira umwanya we kuri televiziyo. And there are also those who are sharing their time and spending their time on TV. Novela zose arazizi, series zose zirabaho yindi kaza ukasanga mu mama mu rugo bari gukora discussion n'umukozi wo mu rugo n'abana kubera novela kubera series yabayeho. And you see those women are spending a lot of their time watching series to the point they start the discussion with their house help and also their children talking about the TV series. Igihe cyose utafite umwanya n'Imana ibindi bizaguha umwanya kandi igihe ibindi byaguha. At the moment you're not giving your time to God, there are other things that are going to take that time and they are going to lead you in a bad way. Reka mvuga kakano mu Kifaransa nyuma ndebe kuntu navuga la présence divine de Dieu impactera votre environnement. Donc ukubaho kuimana dango cyangwa présence y'Imana mu buzima bwawe ça impacte l'environnement, ça impacte même dans ta famille. The presence of God impacts your environment and even your home. Umama usenga ahindura ibintu byinshi cyane mu rugo. A woman who prays changes a lot of things. Igihe watanze umwanya wawe ku Mana, Imana nayo izakwereka n'ibindi. If you give your time to the Lord, He's going to reveal to you a lot more. Imana izakwishurira n'ibindi utazi mu rugo rwawe. If you invest your time in God, it's going to even reveal you more. Umarana gihe kingana iki n'Imana. So what time do you spend with God? Kuko umugore w'umunyabugenge ugomba kugirana umwanya wawe n'Imana. Umunsi wawe w'amasengesho, umunsi wawe wo kusengera rugo rwawe, umunsi wo kusengera mugabo wawe, umunsi wo kusengera abana bawe. As a wise woman, you should have a time dedicated to praying for your husband, to praying for your children and your home. Akazi ni keza twakakora. It's good to have employment. Kuvugana n'abantu kuri telefone nako tubyanze. Speaking to others, we don't deny it. Kuja kumbuka za stati magroup menshi ya WhatsApp turimo ni menshi cyane amagroup menshi. Spending time on social media and groups, WhatsApp group, we don't deny that. Ariko tufite umwanya wawe n'Imana ufata sangapi. But when do you have time with God? Yesu ashimwe cyane. May God be praised. Muri iki gihe igihe utafite umwanya n'Imana ibindi nabyo bizakufatira umwanya mwisi. So if you don't have time with God, there are things that are going to take that time of yours. Kugirana umwanya wawe n'Imana bigufasha kukiza ibintu byinshi cyane. But that is going to help you to save more. Amasengesho ahindura ibintu byinshi cyane mu ngo zacu. Prayers can change a lot. Amasengesho yatuma ureba ukamenya n'ibibera mu rugo ibyo utaruzi. Prayers can even open your eyes to see things that are happening in your home that you didn't know. Imana ikwereka n'ingeso zabo mu rugo rawe turaza kubirebaho mu mwanya w'abantu bo mu rugo wawe. Ariko ubu ngubu turacyavuga umwanya wawe n'Imana umeze gute uhagaze hehe bimeze gute wowe n'Imana yawe. So how are you standing together with your God? Yesu ashimwe cyane. May Jesus be glorified. Mu rusengero nakuhari mu rugo nakuhari wenyine nakuhari abo twasenganye nabo mu kanya gato. Those who pray together. Muri Yesaya igice cya 30 murongo wa 5 niho twasomewe nabo. Imana iravuga ngo numugaruke ngo mutuze kwanza mwicare mutuze garuka kwanza we wese ugaruke ongere utuze ugirane umwanya n'Imana ugirane busabane n'Imana Imana nayo izakurindira abawe. You have to come back and have a time and for you to fellowship with God. It's going to protect your people. Ibibazo nako bibura mu ngo. The problems can be there. Birahari bishi cyane. There are plenty more. Ibyo tuhura nabyo ni bishi cyane. The things that we meet with are many. Utafite busabanye n'Imana. But at the time you don't have fellowship with God. Umwanya munini n'Imana yawe. At the time you don't spend time with bishi cyane God. Tukunda kuhura nabyo. That's when we meet with plenty challenges. Umwanya n'Imana.
usenga ryari? So when do you pray? Izaburi ya 32 nako nayitanze hariya 32 murongo wa 6. Zaburi 32 murongo wa 6 wahageze yatufasha kasoma. murongo wa 6 Zaburi. Psalm chapter 32 verse 6. Mwahabuze mwese koko. Zaburi 32 murongo wa 6. Aravuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Nukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Amen. Amen. Ngo nicyo kituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengeramo. For this cause everyone who is sad shall pray to you in the time when you may be found. Ngo umwuzure n'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Surely in the flood of great waters they shall not come near umukunzi wawe wese akwiriye gusenga. For this cause everyone who is godly shall pray to you. We are all beloved to kandi God. tukwiriye gusenga. And we should tukwiriye pray. kwitanga. We ought to devote tukabona umwanya ourselves wacu n'Imana. and to have time with Mucyumweru God. bavandimwe ugomba gufata nibura basi munsi w'amasengesho kugira ngo ukize bene bawe, kugira ngo ubarinde, ugomba gusenga ukagira munsi wawe w'amasengesho. At least in the week you should have one day dedicated to prayers kuva kuwa mbere for you uraja to serve ukanwa, your people. kuwa kabiri nuko, kuwa gatatu nuko, kuwa kane tufite gicaniro hano nako tukubona uraho, kuwa gatanu nuko tuvuga ngo tufite amasengesho y'icyumweru kimwe cyangwa byumweru bibiri nako bakubona, hanyuma wowe uzaba wande. We don't see in the weekdays, we don't see in the prayers, who do you belong to? Ngo nicyo kituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerewemo. For this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when Nukuri you may be umwuzure found. w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Surely in the flood of great waters they shall not come umwuzure near him. w'ibibazo tuhura nabyo nakuzakugeraho igihe cyose usenga, igihe cyose ushaka amaso y'Imana, igihe cyose usabana n'Imana. The flood of the challenges that we meet are not going to come to Reba near umwanya you wawe if n'Imana. you spend your time with God. Ari kuntu tukunda kintu kimwe tugomba kwihana ba mama. There are things that we should repent. Ari kuntu nijoro gucyo ukumva wabuze bitotsi. Like in the night you Muntu akabura can't bitotsi feel, akajya muri WhatsApp. in the night when you can't sleep, you Umuntu decide to n'Umwuka spend Wera. that time on Igihe WhatsApp. wabuze bitotsi Imana irakufasha ako kanya uko wabuze bitotsi hari icyo Umwuka Wera ashaka kukwigisha. As a woman who is filled with the Holy Spirit, Tuve mu at the time burangare. you are losing your sleep, Tuve mu you have burangare, to know tuhamagare Mwuka Wera that God is atuyobore. talking to you. Tuve mu burangare tuhamagare Mwuka Wera The tuyobore. sleep distractions alone and Mwuka call upon Wera the Holy tufashe. Spirit. May the Holy Tuba Spirit abantu help us bazi kumva ijwi ry'Imana. for us to be the people who understand the Tuve voice of abantu the bazi Lord, kumenya icyo Imana for itushakaho. us to become the people who know what God wants us to do. Ikibazo tutafite umwanya n'Imana niki kuko turi mu rusaku rwinshi, turagendera mu rusaku, urusaku rw'imyenda ikanaga yambaye gucyo, umurusaku ye ibintu bimeze gucyo, ibingibi bigezeho, ibiriya nuko bimeze, inshuti ziri hariya, ibindi biri uru rusaku rose rubuzima bituma nako tubona ubusabane n'Imana, nako tubona umwanya w'Imana. There are plenty distractions of the trains, of the clothes that has broken our connection and the fellowshipping power with God. Nigiye usinziriye uri mu rusaku gusa, mu muto haravuga birasakuza gusa, Even when you are sleeping, there is the distraction in your head. Ikindi kintu kitubuza umwanya mwiza n'Imana ni iki? Ni inshuti. And another thing that is stopping us to spend time with God is the Hari friends kuntu that we tugira have. inshuti mbi zikatushira mu bintu bimwe utashobora kunyeganyega, utashobora no kuva muri icyo kintu kugira ngo ubone busabane bwawe n'Imana There are yawe. the evil friends that we have that are keeping us stuck for us to be able to spend Kugira time ngo with God. tukize abantu bo mu rugo rwacu tushaka umwanya wacu n'Imana. For us to save our people, we Shaka igihe have cyo to gusengera abawe. dedicate time to our Shaka God. igihe cyo kumenya biwawe. Dedicate time to Shaka pray igihe cyo kwimenya to wowe our Lord. wenyine. Time to know yourself. Umwanya wawe n'Imana umeze gute? How is your time with God? Igihe cyose uri kubyuka mu gitondo ubyukira hehe?
Every morning when you're waking up, Yesu what do you wenyine wake bavuga up ngo doing? umuseke yabyukaga mu gitondo umuseke ukitambika akajya ku musozi akajya gusenga. Even Jesus himself, early morning, he Nure had to rugero wake up tugomba and pray. gukurikiraho. Umwanya wawe ukoresha gute? So how do you spend your time? Uhagaze gute How n'Imana are you yawe? standing? Ugenda gute n'Imana How yawe? do you stand with your Uwo God? mwanya niwo wagufasha kurinda biwawe neza. That time is the one that Igihe can help usabanye you n'Imana, Imana to izakwigisha protect your byinshi. people. And when Igihe you fellowship ushaka mu with maso God, y'Imana, it's going to Imana teach you. izakwereka n'ibyo utazi. When you're looking for the face of the Lord, he's going to reveal plenty more to you. Igihe usabana n'Imana, Imana izakwishurira, uzabona n'ibindi mu rugo, ibyo utari uzi, ibyo utashoboraga no kumenya mu mwana wawe. Ariko kuko usabana n'Imana, Imana irushaho kukwegeza abawe. Donc video yo mu rugo rwawe ibiri imbere yawe gucyo ukamenya ko hangaha nta kigenda, uyu mwana ibi yatangiye kujyamo nabari ibyo ibingibi bimeze gute, ukamenya nawe kuntu ugomba guhagarara mu When you Mana. spend time with God, you start to even get a revelation about your children, about plenty things that are going on in your family that you didn't know. Kuko Yesu wenyine niwe wabiye abigisha arababwira ngo But Jesus murabona himself, he aya told his madayimoni ari disciples, hano, iyi dayimoni mubona hano, the uriya demons are mugabo here. wamuzaniye umwana we ngo igicuri cyamukubitaka mu muriro kikamukubita hasi kikamukubita hirya. Hanyuma inuma za Yesu nako zakuyemo uriya mudayimoni. Yesu arababwira ngo hari dayimoni mubona hano, iyi ngiyi ivamo mu gusenga gusa no kwiriza. Even Jesus told his disciples that there are the demons that cannot be chased away unless you pray and fast. Igihe sasa wasenganye, igihe wasabanye n'Imana, ayandi madayimoni mu rugo azajya asohoka yonyine, ibindi bintu biza kugutera mu rugo iwawe, biza kubuza biwawe amahoro, kuko wowe mu mama uhagaze mu masengesho, wowe mu mama urigisho ryo rugo rwawe, wowe mu mama ni wowe uhagaze ni wowe uhagaze ku gicaniro cy'urugo rwawe, wowe mu mama ni wowe uri kwatsa muriro hariya kugira ngo araya madayimoni aze kubateza kavuyo mu rugo abasohokere hariya. Wowe mu mama ni wowe ugomba guhagarara muri uwo mwanya. You as a mother, you are igniting the fire in your family, and all those demons are going to be chased away by the time that you're spending with God. Ikintu sasa Satani yashize muri to niki? What the devil has placed in our hearts abantu basigaye bikunda mu buryo buhagije. Is to be selfish. Umuntu arakureba ngenda rushi. See people talking about how they are tiresome, how they have a lot of Satani nawe work. uko mubira ngo urarushe, arushaho nawe kukwegeraho kukongereraho n'utundi. And as you are saying that you are tired, the devil is going to continue more, to add more. It's going to show you how you are tired to the point you are about to die. Igihe uvuga ngo ufite akazi kenshi n'akabandi kose nako baraza bakakongereraho kose kugira ngo ukagire kenshi nyine nubona umwanya n'Imana. At the time you're going to say that you have a lot of work, even other works are going to be added to you to block you to have time dedicated to your God. Dans le Seigneur, quand on n'a pas le temps avec Dieu, tout est perturbé dans nos maisons. Igihe cyose tutafite umwanya n'Imana, byose biravanga. Every time that we don't have time dedicated to God, we see everything in the chaos. No mpamvu usanga turataka cyane, turarira, turaboroga buri munsi, abagore turaboroga buri munsi, turapfuye, turashize, ibintu bimeze nabi, njyewe nuko nyine, njyewe umugabo nako nkunda, njyewe ubushize cyagiye twakoze hano nani mercredi special y'aba mama. We had a special Wednesday. Kuko igihe cyose utafite umwanya n'Imana, every time that you don't have time with God, Theophile nawe yabivuze. And evangelist Theophile spoke about it. There are other things that come to offer you their no time. That's when you start to say like my husband doesn't help me to make our bed. I'm tired, the children are there. I have to cook. We don't have a house helper. But and then the husband is not making the bed. Arakwigisha kusasa wamwigishiye he mwabonanye hano mu rusengero uzi ko azi kusasa koko. Do you know that your husband knows how to make bed? ngo yanze guteka n'ibirayi nakwazi kubihata hanyuma ngo aze guteka arateka iki n'ibirayi by'abirayi nakwazi kubihata. My husband doesn't cook. Do you know that he knows how to cook?
even Irish potatoes. Muziko hari ibibazo tutera mu rugo twenyine. You know, there are problems that we cause in our Ariko homes. igihe wasabanye n'Imana By the ugasoma time ijambo that you ry'Imana fellowship with ukaba uri muri God, presence and then y'Imana, you read the word Imana of igenda God, ukwigisha you are tuntu the tuto na presence tuto, of God, you start to ukabona ko uyu learn mugabo uyu nguyu things. wapi ni umwana w'abandi ni ikinyanyanya ikikopale tu. Hari abagabo b'ibinyanyanya biri aho nyine. Ikinyanyanya murakizi niki? Urabona abana bacu muri minsi turarera abana mu buryo butangaje cyane. Now we have different ways of parenting nowadays. Abana bafite abakozi batatu mu rugo. Our children have 3 house help Hari umusasira, in their home. hari They're the umumesera ones amashoksi, who washes the hari socks, umutekera. who cooks, Igihe who umwana make the yagiye ku bed. ishuri, mama na papa twese turaho. Turagiye turamuherekeje ku modoka. And then we follow our children when they're going to school with the kisses, with the umwana ngaho hugs. yavuye yagiye aragaruka umukozi yamufatiye igikapo Even baraza when they're arimo arakura coming back, ejo bundi sasa the yabaye house umugabo helpers mu rugo reka mbisimbukeho kuko ni binshi kumugaburira nako bagenda bazenguruka n'isahani igipangu cyose baririmba bakasohokera mu cyumba baririmba bari kugaburira umwana ngaho bazengurutse igipangu cyose bamuririmbira uwo ni uzaba mugabo ejo ni uzaba mu mamejo mu rugo. Remember, that's the future husband and the future wife. Ngaho sasa mugabo yageze mu rugo. Imagine now the husband is in the Sibamenyereye home. kumutwaza kikapo. You know, Sibamenyereye kujyana isahani. he's used to be Bagende carried bazenguruka the nawe bag. bamugaburira. Hanyuma ngo genda usase igitanda. Mana yo mu ijuru uwo muntu azatangirira hehe? Mumva ko nibibazo bya problem And then mutera. imagine that husband is being asked to make a bed. Where do you think is going to be the starting point? Ujye gushaka mugore umeze kuriya niwe basasiraka niwe bakorera buri kintu cyose hanyuma uze gutekereza si bapasiteri barakabonye wowe dusengere urugo bimeze nabi ntaho Mana tabara ruriya rugo kumbe urugo nuribinyanyanya biraho nako bizi guterura bikapo nako bizi guterura amasahani nako bazi kusasa babasasiraka ugasanga sasa twebe turahumuka wera agende hehe wabandi nakwazi. The families that have the husbands and the wives who are spoiled and they can't do some of their home activities because that's not how they were raised. We have plenty challenges. Ndikureba ikintu ngo umugore uyoboye n'umwuka wera ngo azakiza Mana yanjye umwuka wera nawe hari ukuntu turusha n'umwuka wera hari n'ukuntu Imana itureba mu ijuru ikavuga ngo hano sindakora iki koko. Uzasubiza muntu se bateruriye kikapo size primaire yose irashira ajya muri green hills secondaire yose irashira bakiterurira bikapo bakireba nako yagiye no muri internat ngo amenye no kumesa amashoksi yiwe hanyuma akaba mu papa mu rugo mu mbiro rugo ruzaba rumeze gutse uwo mukobwa uraho baterurira ibintu byose. Hari abo twatunze twebe Butare twari dufite abanyeshuri benshi cyane mbabarira shu turaza ko interpreta nyuma abanyeshuri benshi cyane. Akazi karatangiye sibyo akazi karatangiye reka tuvugeho kuko turashaka kutuyobora iby'iwacu sibyo ukasanga umukobwa kugira ngo atore umuceri akakubira ngo gutora umuceri ngo bimuteye iseseme gutora umuceri bimutera iseseme nako abizi havuga ngo nako bishoboka iwabo bari bafite abakozi batatu bakozi bane baraho gutora umuceri bimutera iseseme. Hari umwe we batumye mugabo aramubira ngo arashaka kurya inyama y'umwijima ajya kugura kihaha ibihaha biri abahimba cyangwa biri nibo yagiye kugura ngo niwe mwijima gihaha nacyo urakiteka urakitokosha kucyo nako kikazamuka. Umugabo ngaho araje ngo yaje kurya ubugari n'umwijima basanga gihaha kiraho aramubaza igihaha nako niba wakishiramo amavuta niba wakiteka gute nako kikera muri sosi kiba gihagaze hejuru. Ni bibazo mu rusengero wacu twafataka tukajya ku soko tukagura kifu cy'umugongo tukagura ninuza
igifu cyanuza karo tukagura biriya byose tukazana mu rusengero tukababwira mwabadamu mwe mwabakobo mwe iki ni igifu cy'umugongo, hano ni umwijima, hano ni umutima, iki ni gihaha, iki ni tukigisha kugira ngo turebe uko Mwuka Wera yagenda basi akavuguruguta hariya hose kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Yesu we, ni ibibazo bikomeye cyane mu abantu mwe tugirana umwanya n'Imana. Imana izajya itwigisha, Imana izajya ituzanira abakecuru nkatwe tukaza tukabicara ku ruhande turebe uko dushobora kukiza ibindi bintu mu ngo. If we spend the right time with God, is going to bring the mentors who are going to empower us and help us to be better version of ourselves. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni ibibazo bikomeye, dufite ibibazo bikomeye muri societe muri iyi minsi. Have plenty challenges in our societies. Igihe bavuga ngo harimo divorce, ejo bundi apostle yatubiye turi mu bukwe kogonene kuri Kikonda azabwira ngo harimo dossier hafi 3000 divorce uyu mwaka. We've been informed how there are plenty cases of divorces. Ikibazo nabari kindi. There is no other challenge. Abantu baragenda batazi aho bari kujya. People are going where they don't wasabanye see. n'Imana, Imana irakwereka niba ugomba gukora. But when you fellowship with Imana God, izaguha He reveals kwihangana. to you. Igihe wasabanye n'Imana, Imana iraguha kwihangana, Imana iraguha kureba ukamenya n'icyo ugomba gukora muri uru rugo wagiyemo. When you fellowship with God, He's going to empower you with the patience and the eye to see what is the right thing to do. Mwuka Wera twigisha ibintu byinshi cyane. The Holy Spirit teaches us plenty things. Mwuka Wera arakuyobora mu tuntu tumwe na tumwe. He directs us in different ways. Twinshi kwanza Mwuka Wera niwe utwigisha, niwe uturera, Mwuka Wera niwe utuzanira abantu. Nakunze cyane mu gitabo cya Rusi, Naomi yararaho yicaye atoza Rusi, aramubwira we karaba oze neza, wambare neza, ugende hariya ujyame ku birenge bya Bowazi. In the book of Ruth, we saw how Naomi was like a mentor to Ruth. Kugira ngo tukize ingo zacu tukeneye Naomi. Mwuka Wera amanuke atuzanire Naomi, azane bantu kugira ngo tumenye uko dushobora kuyobora bindi bintu mu ngo zacu. For us to save our home, we need people like Naomi who are the mentors. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari n'ikindi kinani, umwanya wa mbere n'umwanya wacu n'Imana, hari n'umwanya w'umuryango wawe, kumenya abo ufite, kumenya abawe. The first thing is the time with God, and the second thing is the time you spend in your family. Mu Migani igice cya 14 murongo wa mbere. In the book of Proverbs chapter 14 ngo verse umugore 1. w'umutima wese yubaka rugo rwe, ariko umufafa we ararusenya. Munuza mu kindi kinyarwanda haravuga, mu Kifaransa bavuga ngo la femme sage bâtit sa maison. Umugore w'umunyabwenge yubaka rugo rwe, umugore ufite Imana muri we, uzi icyo agomba gukora kugira ngo ukize abantu bo mu rugo rwawe. Uro rugo kwanza ugomba kurubaka, kuko nako wakiza abantu urugo utubatse, urugo utazi uko rumeze, urugo utazi uko ruhagaze. The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Yes, ashime cyane. Nako wakubaka kintu utazi. You cannot build something that you don't know. Nako wakiza biwawe abo utazi n'urugo ko rumeze, utazi aho ruhagaze. You can't save the people that you don't know even where they are standing. Ingo ni z'abakozi muri imisi. The homes are now belongs to the house helper. Abantu bose bava ku kazi, umugabo arabaza umunyu nawo urimo, umugore nawe akabaza umunyu uri hehe, ukasanga abantu bose baraho nakuwuzi. Hanyuma se uzakiza biwawe ubakiza mu gute, byagenze gute? Nowadays the home belongs to the house helper. So now how are you going to save your people? Umugabo araje arushe, umugore akaza arushe, ninde uzakiza wundi muri urugo? The husband is tiresome, and even the wife is tiresome. So who is going to serve this family? Yesu ashime cyane. Ngo umunyabwenge yubaka rugo rwe. The wise woman builds her home. N'umufafa nawe ararusenya. And even the foolish one pulls it Kandi down with abafafa her nibo bari hands. gusenya muri iyi minsi. And the foolish women are the ones who are destroying their homes nowadays. Tufite ikibazo cya generation zikomeye cyane, zirushe cyane, turi mu bihe bikomeye bya generation itashaka no kumvira, itashaka no kusabana n'Imana, no kumenya icyo barimo kujya gukora. Abandi barashaka gusa kugira ngo tubabone gusa bambaye gusa nuza nani voile, baze nyine bambaye
abantu babaherekeze mukaturusha no gukora brado shower baby shower n'ibiki byose ariko bikagera mu rugo bikaba bindi. We have a generation of women who are not spending their time with God. They even it's even hard because we do bridal showers, we do other activities, but then they divorce. Hanyuma handi mnani muri migani hari handi naho 26 ngo wubaha Uwiteka afite ibiringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro. Igihe mugore yubashye Uwiteka mu rugo rwe, igihe mugore ahagaze mu rugo rwe ngo Uwiteka ngo biringiro afite biringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro kuko bafite mu mama cyangwa bafite mu papa wubaha Uwiteka. In the Proverbs chapter 14 verse 26 it says, in the fear of the Lord there is a strong confidence, and his children we have a place of refuge. Igihe tubasha Uwiteka niho tuzabona uko dushobora gukiza abantu bo mu ngo zacu. If we have the fear of our Lord, that's when you are going to be able to save our home. ngo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo bikatuma abantu batandukana n'imiteko y'urufu. And in the verse 27 say, the fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Igihe cyose wubasha Uwiteka, igihe cyose wasabanye n'Imana, igihe cyose wagendeye mu bushake bw'Imana, aho niho hari isoko y'ubugingo, aho bituma tutandukana n'imitego y'urufu, tutandukanye n'iriya mitego yose ya divorce, kuko divorce izana rufu mu bana. Abana baragenda ukabona ko abana ni bazima ariko bafuye burundu. Umugabo ukamubona agenda akaba yafuye, umugore ukabona nawe agenda. Divorce nabo ari ikintu cyo kwemera mu rugo, ariko igihe cyose tubasha Imana, Imana iratufasha, abana barishima, umugabo arishima, umugore arishima. At the time we have the fear of the Lord, that's the reason why, that's when you are going to be even put away from divorce, because divorce destroys the children, it destroys even the family. Hallelujah. Mureke turebe no mu migani iki gice cyose murakizi. Migani yindi 24 nako nayitanze hariya 24 umurongo wa 3 baravuga ngo ubugenge n'ubwo bubaka rugo. It says, through wisdom a house is built, and by understanding it is established. Kandi rukomeza no kujijuka. And by understanding it is established. Yesu ashimwe cyane. Igihe wagize umwanya n'umuryango wawe, kuko uzaba ufite ubugenge, uzaba uri kumwe n'Imana, uzaba uri kumwe n'Umwuka Wera, ngo ibyo nibyo bituma wubaka rugo rwawe ukaruhagararamo neza, mwese mukarubakana neza, kuko igihe utafite ubugenge uzajya ureba bibi gusa. At the time you have time that is designated to your family, it means that you have the wisdom from the Lord, and it's going to help you to build your family in a good way. Nijya kindi evangeliste Theophile yavugaga, aravuga ngo igihe hatari mu bugenge mu rugo, niyo mpamvu ubona abahanuzi nabo nako tubanga, harimo abahanuzi bazima, harimo n'abakomisiyoneri. Sibyo, tufite n'abakomisiyoneri b'abahanuzi pe, araza afite komisiyo yiwe hariya. Harimo abakomisiyoneri b'abahanuzi, harimo n'abahanuzi b'Imana bakavuga ikintu kandi ukabona ko icyo bavuze ni icyo. Ariko ubu ngubu muri iminsi bakomisiyoneri nibo benshi cyane kuruta abahanuzi ba nyabo tugomba kubaha. Evangelist Theophile talked about how we have real prophet and the prophet who are acting like a niyo mpamvu ubona umuntu akaza akakubwira ngo uriya ntabwo ari umugabo wawe. And that's when you get people who come and say that's not your wife, uriya ntabwo ari umugore wawe, that's not your husband. Hanyuma mufite abana 5, and now you have 5 abo bana children. sasa yabahaye bande sasa. So Niba now watari umugore wundi n'undi na mugabo wawe, where do those 5 children belong to? Hari famille imwe nabonye yarasenyutse kubera muhanuzi. There is one family that I know God destroyed Arazabira because of a mugabo we, prophet. arabira uwo mugabo umupapa wo muri urugo ngo uyu mugore ntabwo ari mugore wawe. He told the husband, that's not your wife. Umugabo kandi ujijutse nawe ufite ubwenge bwinshi kandi yize, ikintu bamukoreye niki, bamukura mu cyumba, muhanuzi amukurisha mu cyumba, bazanye ari bahanuzi 2 nako mvuga aho baturutse, baza sasa baramubwira ngo kugira ngo tukurinde neza, bamukura mu cyumba cye, bafata matela ye bayijyana mu kindi cyumba, hanyuma bakajya bajyama umwe ku mutwe undi ku maguru ngo bari kurinda uwo mugabo kugira ngo najya hariya, kuko uriya nabo ari mugore kandi bafitanye abana 3. And what they did, they removed that
that husband in his room, and they put him in another room. They brought a mattress, and they said they were about to protect him. I don't know the end. But what happened is that that false prophet got a child with that husband that he said he was protecting. When a husband and wife don't have a wisdom, that's what happened to us. Let me tell you, the demons work, the curse are there, and the evil people are there, and they want to destroy your home. At the time you're not working according to the will of God, they can destroy each and everything in your eyes. You have to be alert and awake to see what belongs to us. That's when you're going to save. You are the one to stand with your family. You are the one to know what to fight for. Stop being distracted. My husband is not helping me to take care of the children. There are plenty things to pray in the family. There are plenty things to stand on in the family. Yes, ashime turebe mu migani nabyo tujye kurangizira hariya ndabona amasaha yacu yagiye ariko harika time is not on our side. Harikano kama yashize umurigire gice cya nani muri Yoshua gice cya 2 ku murongo wa 8 urebe chapter 2 verse 8 urebe hariya kuno nani uriya mugore ninde kandi Rahabu naramukunze cyane uriya mugore. I really loved the story of amaze kwakira bari abatasi baje mu gihugu cyabo. Abantu baramukurikira baravuga ngo abo bantu ugomba kubasohora n'ibikina biki byose ayo makuru murayazi. Ariko Rahabu amaze kurangiza mission yiwe arababira bari abantu nako bari hano mureke turebe uko tumeze. Rahabu ngo abajyana abasanga yaramaze kubahisha hariya, ariko Rahabu kuko yarafite ubwenge yaraza abantu b'Imana. Nkunda cyane usome igice cyose cya kabiri cyose wumve kuno Rahabu arababira ngo Imana yanyu turayizi. When you read in this chapter, you see the story of Rahab and how she took care of the spies. There are people who know the power of God. The people who know that we are led by the Holy Spirit. People know when you come to pray here, and they know even the time that you spend in other things. Rahab told those spies, we know the God that you serve and what He has enabled you to do. And then she said, the request that I have to you, there is an issue that I want your help in. I want you to save my people. She named the family members that she wanted to save. Because Rahab was aware of the power of the Holy Spirit. Don't joke with God. Niba utakijije umenye uko ugomba kwifata ukize ugarukira Imana kuko Imana irakora. Hari ibintu Imana ihindura mu buzima bwacu, hari ibintu Imana ihindura mu ngo zacu, even in our homes. Rahab amaze kwemera imbaraga z'Imana, Imana nayo iramubwira ngo reka nanjye nguhe sasa nkutiza amagambo ugomba kubira aba bantu banje. After Rahab acknowledged the power of God, God lended the words to say, the right words to say. Hanyuma iramubwira ngo ndashaka ko ukize bene wacu. And then she said, I want you to save my people. Ndumva no ku murongo wa 8 arababwira ngo abangaba ababacu bene wacu bagomba kuza hano, bene wacu data mama abo tuvukana bose ndashaka ko mumfashe kugira ngo bene wacu nibarimbuke hano. Bari abantu nabo barumva gusenga kwa Rahabu, barumva uko Rahabu yabasabye, hanyuma bakora icyo Rahabu yari yabasabye, nabo bamuha yindi condition.
iyo kondisiyo baramubwira ngo wowe ushireho gusa akantu katukura hano kugira ngo nituza turebe uko hari ikimenyetso hano iwawe. Rahabu arabemerera arabikora. Twebe hari ibimenyetso Imana tusaba, hari ibimana yatweretse, hari ibimana twigisha buri munsi, ariko twanze kumvira Imana. And those people fulfilled the wish of Rahab, and they requested her to mark raid, and she really did it. There are the signs that God wants us to do, but we refused. Misi 40 iratambuka turasenga tukiriza, ariko wapi? The 40 days of fasting, we pray, but nothing that is working. Ibigeragezo bavandimwe nako bizavaho. The temptations are not going to end. But how are we standing in our God? What is the time? What is the fellowship with God that we have? How is your fellowship with God? Do you know your family for you to fight for it? Do they know the God that you serve in your family? Do you know that sometimes they even laugh to us because of our weaknesses? Even a child respects you because they know that you are a prayerful woman. Don't you sometimes hear how children mention, I remember the prayers of my mother, the prayers of my father. They remember that. Let's be the wise women for our children to know that we are women who are serving the Lord. We need to show the difference. Our husbands need to know that we serve the Lord. That's the reason why it is so challenging for our children and our husbands to understand us, because we are conforming ourselves to this world. Arambira ngo uziko amasengesho yo kukicaniro ngo kenshi nkunda kubifuza konza, ariko hari ahantu ngenda nkafashwa pe. Uragenda hehe suje kufashwa ngo bararirimba we bakaririmba hano nakwafasha kuko tubayobora mu kusenga mu kusabana n'Imana turaririmba, ariko turashaka ko umuntu abe asabane n'Imana ye, amenye Imana ye, yegera Imana ye, asobanuke Imana nayo umusobanuke, ariko aravuga ngo jewe ngo hariya kerese muhinduye icyo kintu mukajya muririmba mukazana bavuga butuma benshi. Ndugu yangu tuzakuzanira bavuga butuma bose hano, wenyine muri wowe utarahinduka. Bazavuga mu Cyongereza, basemura mu Kifaransa, bavuga mu Kiportugais, tuzana Abashinwa bakurambikaho ibiganza, bakurambikaho amazuru, uniba utaramenye Imana na nakimuzahindura mu buzima bwawe. There is nothing that is going to change if you don't spend time with God. Even if you can bring plenty evangelists from different nations, you can't be changed. Hallelujah. Reka turangize kuri umurongo hanyuma tusenge. Migani 31 turareba ku murongo wa 10 turagenda tusimbuka iriya mirongo. Proverbs chapter 31 verse 10. Ngo umugore w'imico miza ninde wamubona? Who can find a virtuous wife? Reka tutangire sasa turebe uwo mugore uko ameze. 11. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. The heart of her husband safely trusts her. Kandi nazabura kunguka. So he will have no lack of gain. Turebe ku murongo wa 12. Let's go to verse 12. Ahora amugirira neza. She does him good and not evil. Nakwamugirira nabi igihe cyose akiriho. All the days of her life. Ngo ahora amugirira neza nakwamugirira nabi. She does him good and not urebe evil. Nawe mu mutima wawe uhora ugirira mugabo wawe neza? Now ask yourself in your heart, do you always do good? Ukavuga B. Or he says A and then he atararangiza says wowe ukaba wavuze amagambo menshi. And before he finishes, you have uttered ahora amugirira neza. She does him good and not nakwamugirira nabi igihe cyose akiriho all the amugirira days neza. of her life she does him good.
Yesu ashimwe cyane. Glory be to Ni Jesus. ikizamini gikomeye hariya. This is a challenging Tugirira issue. abagabo bacu neza se cyangwa tubagirira nabi? Do we do good to our husbands or we do evil to them? Wibaze nawe. Ask yourself. Bya bindi tuzaza kubivugana muri mercredi special, sibe mama Alice. Remember the other things that we said kugira ngo in tuze special kureba Wednesday. hariya tugirira abantu neza cyangwa tubagirira nabi. Have to ask ourselves if we do Abantu good to bataza muri people. mercredi special muzaze tuze kumvikana kuri iki kibazo. Bahora babagirira neza nako babagirira nabi. Igihe cyose bakiriho. She does him good and not evil all the days of our life. Oya tusimbuke tugende kundi ashaka uboye bumenyane ameze kinguke yabagenza. Aha kari akantu nako nikakomeye cyane ngo umugore w'imico miza ngo ageze n'inguge yabagenza azana byo kurya abikura kure cyane. Inguge yabagenza munuza mu kifaransa baravuga ngo les navires de marchands. She's like the merchant ships. Les navires de marchands, inguge z'abacuruzi cyangwa amato y'abacuruzi, The merchant ships. harimo bintu byose mu abantu mwe, harimo byaboze, harimo bajura, harimo biki, harimo biriya byose. Sasa uriya mugore barajya kumugerera n'iriya nguge. Donc umugore ni umutima ukomeye, umugore ni umuntu ugomba kwagura, umugore ni umuntu wihangana, umugore ni umuntu ukurura byose, umugore ni umuntu urebera kure rugo rwe, umugore ni umuntu wicara akasengera rugo rwe. Umugore c'est comme un navire de marchand. Le navire de marchand harimo bintu byose. Yo mu bacuruzi mujye mureba ni ziriya kamyo ziva hano mu Ruwengeri zazanye amakaroti n'ibindi byose. Hari karoti z'ibice, hari zimwe zaboze, harimo ibintu byose, harimo karoti, harimo amasitron, harimo orange, harimo marokucha, harimo manuza, otameloni, harimo mu modoka imwe. Hariko uriya mugore niwo bari mukugererana n'uriya muntu. Mwumve nawe umutima w'uriya mugore mu rugo igihe atawufite, urumva nawe urugo kuntu rumeze. Yesu ashimwe cyane. Uriya mugore, That woman, ngo azana ibyo kurya bye hariya hose, akazana akicara hariya. she brings her Umurongo wa food from 27 reka tusimbuke turangize hariya. Let's jump to verse 27. Amenye neza imico y'abantu bo mu rugo rwe. She watches over the ways of her household Kandi nakwarya ibiryo by'ubuti. and does not eat the bread of idleness. Amenye neza imico y'umugabo we. She watches over the Akamenya ways neza imico of the y'abana be. wife or Akamenya of neza his imico husband, y'abakozi yazanye mu rugo. of the house helper and Uwo the mugore children. donc ni umuntu ukanura akamenya neza imico y'abantu bose bari muri uru rugo. She's so alert to the point she's able to Kugira watches ngo over the ukize abantu ways. bo mu rugo rwawe, umugore wuzuye Mwuka Wera agomba kumenya neza imico y'abantu afite mu For rugo. you to serve your household, you have to Igihe know the ways utazi of your imico people. y'abantu bo mu rugo rwawe, ibintu byose urabica. At the time you don't know the ways of your household, you're Mureke going to destroy tuhaguruke each and dusenge. everything. Nako mvuga bindi turaza kubivuga butaha, sibyo? Turaza kubivuga muri mercredi special aho tuzicara turi twenyine tukareba sasa bire byose. Mureke tuhaguruke tusenga amasaha yacu yatujyanye. In the special Wednesday, we're going to go deeper in other details. Now let's stand up and pray. Kumenya umuco y'abantu bo mu rugo rwawe. Tuhaguruke To know the tusenge. ways of your people. Let's stand up and pray. Umugore mwiza, il faut toujours créer l'ambiance dans ta maison. Ukamenya uko urugo rwawe rumeze, ukinjira mu rugo ugasekera abantu. Teofili yari yatubiye ko mupapa mwize n'ugenda ukabaza n'amakuru yabo mu rugo ko bameze. Hari ukuntu ukunda kutangara cyane. Umuntu arabyuka mu gitondo nta no gusuza abantu bo mu rugo, nta n'iki, nta no gusuza abana. Hanyuma ukumva ko abana nibo bagomba kugusuza wowe. Abana nibo bagomba kuvuga bonjour mama, wowe si kubera uko utagenda mu cyumba ukaba bonjour les enfants, comment vous allez? Lelelelele ukabaza uko bintu bimeze. Wowe uri mu chef uraho, mugabo agusuze, abana baze kukubaza uko umeze. Bakubire raporo yose, umukozi akubire ngo sosi tomati yashize, karoti nazihari. Oya nshuti y'Imana, reka tuhindure. Turi muri generation tushaka ko ibintu bihinduke mu ngo zacu, kugira ngo tukize abantu bo mu ngo zacu. Tugomba kusabana n'Imana, tukamenya abantu bo mu rugo, tukimenya twenyine. Hari ikindi kintu nashaka ko tutuze kureberaho, umwanya wawe wowe wenyine.
tufite bibazo byinshi cyane kuko nta mwanya tufite, nta mwanya ufite wawe wenyine, kwimenya ukamenya wenyine. Uziko hari bagore bafite n'amasalo iwabo batashobora kwicaramo, nta mwanya afite wo kwicara no muri salo ngo arebe uko salo yimeze, nta mwanya afite no kwicara ku kitanda ngo atuze arebe uko kitanda ke kimeze, nta mwanya afite. Niba utafite umwanya wawe wenyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ujye usohoka ukicara ukitekereza wenyine, ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze gute, bitekerezo byawe biracyari bizima se, uko uteye bimeze neza, mutima wawe utera neza se, ibintu bimeze gute? Haleluya. Tugomba kwimenya, ukimenya umwanya wawe n'Imana, umwanya n'abantu bo mu rugo bawe, mu rugo rwawe n'umwanya wawe wowe wenyine. Ugomba gufata umwanya wawe ukimenya, ukamenya uko uhagaze, ukamenya uko uvuga. Ese ibyo urimo kuvuga bishimishe abantu bo mu rugo? Ibyo urimo gutekereza abantu bo mu rugo barabyumva bizima se? Ibyo urimo gukora barabishimira? Ukicara kwanza ukibaza wenyine ibyo urimo gukora. Tufa gukora gusa kuko turi mu rugo, tufa gukora ibyo tuyumvira twenyine ukumva ko uraho nyine. Oya nshuti y'Imana, turashaka kuhindura abiwacu, turashaka ko tugwanira abantu bo mu rugo rwacu, tukizingo zacu, ariko tumaze kumenya. Mureke tuzamura amaboko yacu tubira Imana. Mana, turashaka ko tufashe. Umwanya wawe umeze gute n'Imana yawe? Umwanya wawe n'abantu bo mu rugo rwa Mana turagushima. Uri Imana ikomeye, ni wowe tukeneye uyu munsi data. Turagushima data kuko turashaka gusabana nawe Mwami. Turashaka kumenya wowe, turashaka kukumenya nubo buzima data, kukumenya nibyo bitubeshejeho, kukumenya nibyo bituha ubwenge, kukumenya nibyo bituma tukora ubushake bwawe data, kukumenya nibyo bituma Mwami tufasha nabo watuhaye mu ngo zacu, kukumenya nibyo bituma Mwami tuhagarara mu ngo zacu uko bikwiriye data mwiza. Tukamenya nubo mu muryango wacu, tukamenya Mwami kugirira abagabo bacu neza, tukabagirira neza Mwami, nako tubagirira nabi kibweza igihe cyose bakiriho Mwami wabami. Utufashe kuhagarara mu nshingano watuhaye Mwami kugira ngo tukize abacu data. Mana, utufashe kutanga kakiza Mana yo mu ijuru abo watuhaye bamenye ko turi abagore tusenga, turi mu bushake bwawe, tugendera mu kuri kwawe data. Bamenye ko turi abagore b'abanyamasengesho, abagore buzuye umwuka wera, atari indangare ziri mu rugo Mwami. Utufashe data, utufashe Mwami. Nsabiye buri mu mama wese wageze hano, nsabiye iteraniro ryose Mwami. Utufashe data, utuyobore. Mwuka wera ngwino utuyobore, mwuka wera ngwino utwigishe, ngwino utumvise n'ibindi tutumvise. Utufashe, utuyobore muri byose, tureke kujarajara, tureke gukora bitari mu bushake bwawe data. Utufashe Mwami w'abami, tube bagore bazima bazi kugwanirira abacu Mwami, tube bagore bazi kusabana nawe, tube bagore Mwami bazi gushaka umwanya, tumarane nawe umwanya munini Mwami, kumarana nawe umwanya munini, kumara Mwami umwanya munini ku birenge byawe, ari impinduka twazana mu miryango yacu Mwami. Turakushima data kuba uyu mwanya mwiza, urakoze data ko uri kumwe natwe. Icyubahiro cyose kugarukire Mwami w'abami, ni mu izina rya Yesu tusenze twizeye, amen.